Mwiriwe mwaramutse nizere ko mumeze neza bitewe n'aho muherereye. Ndagarutse nanone n'abatameze neza kandi mukomeze kwihangana. Nyagasani Yesu nyir'ibihe nyir'ingoma aborohereze nicyo nabasabira. Uyu munsi rero ngo mbazaniye iki? Mbazaniye agashya. Ni agashya ku utabizi kaba ari agashya, ku ubizi nabyo mba mbimwibukije. Nizere rero ko buri wese agira icyo akuramo bitewe n'uko ashaka kumva ibyo twazanye aha. Mbere na mbere rero dukomeje gushimira wowe wakoze subscribe kuri iyi channel, dukomeje gushimira wowe ufata umwanya wawe ukandika comment, ni iby'agaciro cyane. Wowe ukora share ugashyiraho na like yawe, ni ibintu byiza. Uzi iyo urekuye ikiganiro ugasanga nyine umuntu yaguhaye comment wumva unezerewe cyane. Ubwo rero tumaze iminsi turi kwita ku bintu bijyanye n'umusatsi, murabizi niyo gahunda turimo kandi igomba gukomeza. Nababwiye ko uyu mwaka akazi kazaba kenshi mu byo twiyemeje. Icya mbere cyatangirijwe n'umusatsi, hagakurikizaho ibiro, hagakurikizaho abashaka kubyongera n'abashaka kubigabanya. Ubwo n'ibindi mushaka muzagenda mutubwira bitewe n'ibyo mwifuza, cyangwa se natwe uko tuzagenda twunguka ubumenyi niko tuzagenda tubungura n'ibitekerezo. Yewe hagiye kuzaboneka byinshi cyane, ndetse hagiye kuboneka n'ibijyanye bijya kuba ibintu byo guhumura abantu muri make, mu bintu bijyanye n'iby'Imana nabyo birimo. Wenda icyo kiganiro cyo ndagifite ariko ntabwo ari njyewe uzajya ugitanga, ariko kizajya gisohoka ahangaha kuri ino channel kandi ni byiza cyane muzabikunda. Ni ukuri nshimiye wowe ujya dutangirana video ukarinda uyisoza, ndagushimiye by'umwihariko mbikuye ku mutima rwose. Imana ikomeze kumpera umugisha. Nuko rero uyu munsi murabona ko maze iminsi ndi kubereka ibintu byo mu mutwe. Ibintu byo mu mutwe rero nibyo nshaka kugira ngo dukomerezeho, kugira ngo dusozanye n'ibintu byo mu mutwe, two kujya tugenda gutya none mu kwezi kumwe ikindi. Ndashaka kugira ngo byibura bijyane n'uku kwezi tuvuge ngo turabisoje, byibura mu kwa kabiri uba uri kubikoresha byose uko nabikweretse. Ubwo rero ndazi neza ko ibintu ndi kubereka ni iby'umumaro. Ni ukuri ku muntu wese uzabikurikiza akabikora nk'uko mbivuga. Bakobwa, abagore, hari abantu usanga urangira umuti akawunywa uwo munsi wawe umurangiye, umunsi ukurikiyeho niyongere kuwunywa. Si ubwo umbwije ukuri wakira gute? Koresha umuti byibura mu gihe cy'amezi 3-6. Basi nutabona hari akantu kari guhindukaho na gato, uzuvuge pe. Naho kuvuga ngo ukoze ikintu mu cyumweru kimwe, wafashe uwo mutobe wo kunanuka umunsi umwe 2 uhise urambika ntiwongeye kubikoraho, ubwo se koko urambwira njyewe ntuzaba undenganyije? Iyo umuntu ahangayitse n'ikintu nyine nawe ukora nk'uhangayitse nacyo, ugifataho byibura nk'uwo mutobe. Naravuze byibura uriya mutobe cyane cyane wo kunanuka, naravuze 3 mu cyumweru. Ibyo ni ibintu byiza cyane, ndetse ukagabanya mu bintu bijyanye no kurya rwose. Ibyo bintu mpora mbivuga, sinzi impamvu bihora binza imbere, kuko nanjye mbereka ibyo njya mbasha gukora. Abantu bafite inda nyine nini cyane ubona mu nda reka data binyeganyega, urabyumva. Uriya mutobe rwose ndabizi neza ko uzagenda ubirangiza. Ubwo rero uyu munsi noneho kubera ko turi kuvuga kuri biriya byo kunanuka, ariko tukaba gahunda yacu ni iy'umusatsi, nicyo kinzanye ahangaha. Ntabwo nzanywe n'ibyo kunanura, kuko ibyo kunanura mfite video nabakoreye, mfite ibyo nzababwiramo. ubwo uzashobora ko dukomezanya urugendo tuzarukomezanya, utazabishobora nawe namusabira kwihangana, nta kundi nyine mubuze uko agira agubwa neza. Ariko ndashaka kugira ngo ikintu turi gukorana tujye tugikorana rwose. Ntukajye ukora ikintu rimwe ngo uhite uvuga ngo ndananiwe. Ni bya bindi byo kuri YouTube, ushaka gutara avoka umunsi umwe uhita ujya kureba ko ihiye, utayihaye iminsi 5 cyangwa ingahe ngo umenye ngo iyo voka irahiye. Hoya, ihangane rwose, ujye ubanza ufate umwanya utekereze kuri icyo kintu ugiye gukora, wumve ko wiyemeje nyine uzarwana urwo rugamba. N'abatindiye rero reka dukomereze kuri gahunda y'uyu munsi. Tugiye gukora amazi yo gutera mu mutwe igihe tumaze gukaraba mu mutwe. Igihe cyose uzajya uba umaze gukaraba mu mutwe wakoresheje shampoo, ukurikizaho condition, urangije cya gihe ugasa nk'uhanaguramo n'agasuma, amazi akagabanukamo akavamo, ariko umusatsi utari wuma, ugahita uteramo ayo mazi yo gutera mu mutwe mbere y'uko ugiye gukoresha ya mavuta ushyira mu mutwe. Ubwo rero nibyo bintu nashatse kugukorera, koko birafasha umusatsi. Narabwiye ngo ibintu byinshi bitunze umubiri wacu, ntuzirirwe wigora ngo uri kujya kugura ngo imiti hirya no hino.
ibyinshi ngewe mu masomo maze gufata nasanze ibitunga umubiri ari byo bitunga iyo misatsi, ari byo bitunga za nzara zihora zivungagurika, ushatse wajya ukoresha mu bintu bisanzwe dukoresha mu kurya. Uyu munsi rero turifashisha Cleves, murayizi n'ubushize nayiberetse mu kunanuka. Iyi ni iya mbere n'ubusanzwe ikoreshwa mu bintu byinshi, hari abayinywa mu cyayi, yaba abafite imivuduko, hari ibintu rwose uzajya usanga iryo zina ko ryagarutse muri icyo kintu bite gutya, ariko iyi irafasha ibintu byinshi cyane ku buryo uri umuntu ufite umwanya, ntago ngiye najya nza hano ngo mpite mbabwira ngo ngiye kujya kubasomera kuri Google mbasobanurire uko bimeze. Icya mbere kiba kinzanye nuko mbanje kukwereka uko wayikoresha bijyanye n'aho ugomba kuyikoresha, ariko ubundi iyi iraribwa ikanyobwa ibintu byinshi, mu cyayi urayitegura nta kibazo. Ubwo rero turayifashisha muri ya mazi yacu yo gutera mu musatsi, aragufasha kutababara mu mutwe, ukumva kirya gihe uba unaniwe wumva unaniwe, urayatera ni nako n'umusatsi ugenda usa nk'umererwa neza kubera ko uba ugiye gusigamo n'amavuta. Ubwo rero turifashisha iyi Cleves, muri kuyibona. Turangiza turafite n'amazi tugomba kwifashisha. Iri cupa rero ni iry'iki? Mbere yuko mvuga ku icupa ariko reka mbereke ibyo turi kwifashisha. Na rosemary uyu munsi nayo irimo muri ya mazi yo gutera mu mutwe. Murabona ko ni ibintu rwose biri simple, umuntu wese ahari ashobora kubona, ni ibintu byoroshye cyane kubibona. Rosemary waba ufite ya yindi yumye, murabona ko nanjye iyo mfashe ntago ari mbisi ariko irumye, ariko icyiza nuko nzi neza kwikora, yaba ya yindi yumye yo mu icupa uyifite wayikoresha, waba ufite imbisi nta kibazo, koko ndakwereka uko bizakora. Ubwo rero mu byo turi bwifashishe ni ibyo, n'icupa ryo kubitumbikamo, ryo kubishyiramo kugira tuzabiyungurure, turi buryifashishe naryo. Ryo nafashe iribonetse kubera ko tuzabiyungurura tubishyira mu ryo gusprayinga kugira tubashe gutera amazi mu mutwe. Ubwo rero iri tera amazi mu mutwe ni iri ngiri ryo ndavugishijwe mu mbabarire, urasanga iwacu batetse inyama. Gutera amazi mu mutwe, gusprayinga, ndibaza nabivuze neza, kaba gatambutse ariko mujye mwihangana. Ubwo rero ugenda uteramo cya gihe, ugenda ugira utya ukuba mu mutwe, bizagufasha rwose, ni ibintu byiza cyane by'umumaro. Ubwo rero iri cupa urishyira muri dushe ahandi wogera, kugira ngo cya gihe umaze kumesa mu mutwe ujye uhita uteramo ya mazi yacu. Ubwo rero ngiye kukwereka uko wabikora kugira ngo ujye ubasha kuyifashisha ayo mazi yo gutera mu mutwe mbere y'uko warangije kumesa mu mutwe byose ibyo wagomba gukora mu mutwe wabirangije. Cya gihe ugiye gusohoka muri dushe ugateramo aya mazi ukayareka akasa nk'amarama, nta nubwo uyakuramo uyarekeramo ukayasigiraho amavuta. Ubwo rero urumva ko bizabafasha. Ibintu mba ndi kubereka ni ibintu byiza cyane nanjye nkoresha, nababwiye ko natazambereka ibintu nadakoresha, ntabwo nshaka ibintu bizaba bibagiraho ingaruka. Ubwo rero twagiye na gahunda yacu. Urabona icupa nta kintu kirimo, nyine uba waryogeje warihanaguye neza. Utu natwo muri kutubona uko tumeze, ni uduti nyine, ubwo nitwo nabanjemo. Nadushyizemo mu icupa imbere. Izi nazo nta gipimo nazanye. Izi nazo ndibaza dukwiye kuba twagize igipimo, ariko reka nze nyirebe. Rero ibyo twifashe mu gupima nayo nibagiye kubereka n'aka gakapu kugira tuze gupima ya Cleves yacu tubashe kuyishyira aho tugomba kuyishyira. Ni iyi ngiyi rero, turapfundura dusuke muri aka gakombe. Urabona twakujuje neza, tuba twumye cyane utu tuntu, n'uturebe gutya tuba twumye cyane ku buryo ntabwo ukwiye guhita uvuga ngo urabikoze nonaha uhita ubikoresha. Dore mfashe agakapu kamwe ugashyiramo hano, n'utuguye ndadutora mwihangane, twaraguye kamwe. Murabona rero uko tubivanze. Noneho amazi yo rero sasa ndumva no kuyapima atari ngombwa. Amazi yo nta kintu atwaye, uko washyiramo uko yaba angana yose biterwa
n'iminsi ushobora kuzayakoresha wowe bitewe n'uko wiyumva. Ngewe rero ukuntu njya mbigenza, ntago amazi yanjye njya mpita nyamena. Mbigenza gute? Ngiye gushyiramo amazi, nimara gushyiramo amazi ndayatereka ahantu, nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 iyo ushatse uba uri kujya ukuraho make yo gutera mu mutwe, ariko ubundi byibura aya mazi ushatse ntago aba ari bugane, ntacyo ari bupfe, koko uko agenda atinda amara iminsi agenda avamo irangi ry'utu tuntu. Ubwo rero ngiye kuyakora, niba nayabereka, ariko nta nubwo ari ngombwa, ndakubwira iminsi, ntabwo byansaba kugira ngo ngombe gufata indi video. Wowe numara kuyakora uzabona ibara azavamo, agenda ajya kuba nk'umutuku gutyo, asa nk'ayijimye. Ubwo rero ntabwo byamfata iminsi byo kukwereka ngo ya mazi yacu ngo naya. Wenda sometimes ndi gukora nk'indi video ijyanye n'iby'imisatsi, nshobora kuzana nkakwereka ya mazi yo guteramo, cyangwa kukwereka na shampoo wajya ukoresha mu mutwe n'amacondition, nshobora kuzayakwereka. Ariko ndumva atari ngombwa ko nazongera gutegura indi video kugira ngo nkwereke uko amazi akora. Amazi rero ukurikije ibyo washyizemo ntago ari ngombwa ko upima rwose, urareba, uraza kureba iki gikombe ngiye nakoresheje uko kingana, kubera ko aba ari amazi ugomba kujya ukoresha igihe uri muri dushe. Murabibona ya mazi yacu nguko, mu kanya araba abaye umutuku, araba asa ni creves twavuze, agenda asa gutya. Uko bigenda bimara iminsi agenda ahinduka. None iyo amaze guhinduka rero, niho hahandi ugenda ugapfundura iringiri rino cupa, ukayungurura, ugashyiramo amazi noneho yo gusprayinga mu mutwe. Cya gihe umaze gukaraba mu mutwe hakeye, niho uzajya utera ano mazi yacu mu mutwe kuri ba bantu turi gutegura ibijyanye n'umusatsi. Ni ukuri mumbabarire twite ku misatsi yacu, bagore bakobwa ndetse n'abasore n'abagabo, kuri buri wese ufite icyo gitekerezo. Ubwo rero ngewe dore ubu ndarangije ibijyanye n'aya mazi yo kuzakoresha nera mu mutwe. Mwabonye ibyo twashyizemo, ni rosemary, ni cloves. Ubwo rero murabona ko ari ibintu byiza cyane ku bantu turi gutegura imisatsi, kandi ndazi neza ko muzishima. Nyuma y'amezi 3 aba ari kubikora nk'uko turi kubikora, ndabizi muraba muri kumbwira sha bya bitsura noneho byabonetse, bya bidiya twavuze ubushize. Ubwo ndabizi ko muraba muri kuvuga ati noneho rwose kabaye waduhaye umuti, kubera ko naberetse ko nanjye ubwanjye nabanje kubereka ko nogoshe kugira ngo nze dutangirane neza, hatazagira uvuga ngo ibintu wadukoze waratubeshye wowe bite na gute. Nashatse kugira ngo dutangirane, tuzasozanye umwaka noneho tureba imisatsi yacu uko isigaye ingana n'uko isa. Ndazi neza muzishima cyane, bya bindi bitagira uko bisa. Ubwo wowe wakoze subscribe urumva wagize amahirwe, wowe uhingukira kuri iyi video ukarebaho n'ayandi mahirwe ya kabiri. Ubwo rero video yacu y'uyu munsi ndabona itabaye ndende, koko ikurikije ibyo nari ndi kubereka ni ibintu 2 gusa, icya gatatu n'amazi, ibindi ni ibyo kwifashisha. Ndizera ko ibyo bintu nta muntu byananira pe utuye munsi y'ijuru. Hari ibyo ubona nyine ukora ukabona bibaye complete bitewe n'uko azajya kubishaka, ariko nk'ibi bintu 2 uri muri aya masoko hose, aho wajya hose mu isoko, ndibaza wabishaka wanabibura ukajya online. Ushobora kwandika hano kuri Amazon na za Google, hose zizajya zibarangiraho ibintu bigurirwa. Sigaye mbona isi yarabaye umudugudu ku isi hose, ugura ikintu bakakigusangisha aho kiri. Ubwo ibyo utabona nk'izi cloves n'ibiki wandika online, ni rosemary urayandika, bashaka kukuzanira iyumye, ntabwo bakuzanira fresh, ariko zose zikora kimwe, kuko ari n'ibyo gushyira mu mazi. Ubwo rero umuntu uzajya yinanirwa kuri ibi bintu, nukuri nakajya ndenganya, nakajya nera amabuye, ntako mba natagize rwose, mba nagerageje. Ku bakunzi banjye rero nkomeje kubashimira cyane cyane, ariko ndi kubashimira. Murabizi amakisi ahora ari amakisi. Kora like first, nurangiza ushyireho comment, nurangiza ushyireho ubahereze share, ubasharing ibitekerezo byawe. Nibyo iyo comment ni ikenewe cyane, nibyo nababwiye. Wowe ureba video ukayirangiza nushyireho comment, ubu memukiye cyane mumbwire ko ibyo ndi gukora ari byiza cyangwa atari byiza, kugira ngo mbashe kwikosora aho nakosheje, koko ntawe udakosa. Murabizi tukiri mu isi, hano mu isi uri munsi y'ijuru, amakosa yo aba ahari, ariko kwisubiraho biremewe. Ubwo rero wowe wakoze subscribe, Imana ikomeze ikubumbatire
mu mahema yayo, ikomeze ikumpera umugisha, ikomeze ikunezeze mu byo ukora byose, nawe utarayikora kandi Imana ikomeze kubagirira neza mwese. Uyu munsi wa none rero gahunda yacu yari iyi ngiyi, ni muri ya gahunda y'ibijyanye n'imisatsi. Ibindi mwifuza rero mutubwire. Murabona ko muri ino minsi niharaje kwicara ku gatebe mu gikoni, niba ari akagongo katangiye kuryana nanjye ntabwo mbizi, ariko iyo ndi gukora abanyeshuri badahari ngo bamfashe mu bijyanye na kamera, nshaka aho nicara nyine kugira ngo mbashe kubikora, simbasha kubikora mpagaze kwa kundi, ariko urabona uko biri ahangaha hameze neza, nabyesitaye neza nyine, mwihangana biba bitagenze neza, nyine ni ibintu by'umuntu umwe kandi murabizi ntabwo ibyo tuzabipfa rwose. Kamera yagaragara, icya mbere kuvuga ijwi rigasohoka nicyo dukeneye cyane. Amahoro y'Imana rero akomeze kuba kuri mwe, abaryamye Imana ikomeze kubarinda, ababyutse namwe umugisha ubakomeze inyuma n'imbere, ubabere umwambaro ubakingira, kandi n'abari mu kazi, akazi gakomeze kugenda neza. Icyo nagusaba cya nyuma, usoze iyo video rwose nicyo kintu waba umpaye cy'inkunga gikomeye. Nyagasani Yesu nabaha umugisha. Bye, I love you.